I hope one day sun will shine. Imbere cyane izuba rizamurikira rireba ntabwo ari bo amaso areba yonyine kandi nta numwe bitabera buryo urahiye. Niba usanga uri mu bakurikiranira hafi amashusho ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri status za WhatsApp, TikTok na Instagram, nta gushidikanya umaze iminsi ubona uyu musore uri kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'amagambo y'ubwenge amuva mu kanwa. Aya mashusho amaze iminsi acicikana ni amashusho yakuwe mu biganiro byakozwe mu myaka 5 ishize. Ubundi uyu musore yatangiye kugaragara ku mbuga nkoranyambaga muri 2021 avuga amagambo yatunguraga benshi bageragezaga kuyasanisha n'uyavuga. Gusa benshi batangiye kumumenya muri iyi minsi kuko aribwo amashusho ye yatangiye kubica bigacika. Nubwo ayo mashusho amaze imyaka 5 yose agiye hanze, benshi twakunze kuyumva, twakundaga uburyo ari amagambo y'ubwenge. Ariko se ubundi ndetse kujya muri byinshi, ubundi uyu musore ndi kuvuga aha ninde? Ubundi se ni muntu ki? Uretse ibya mashusho amaze imyaka 5 agiye hanze, ubundi mu buzima busanzwe kuri ubu abaye hadi. Ahubwo se abahe? Ese aba mu Rwanda? Reka tuganire kuri uyu musore ubundi amatsiko yose wari ufite ashire. Yitwa Kimagwema, niyo mazina yamenyekanyeho. Uyu ni umusore ufite experience ku buzima, ahanini biturutse ku buzima bwe yanyuzemo kuva akiri umwana muto cyane. Ibintu bihuzwa n'amagambo y'ubwenge yagiye avuga mu biganiro bitandukanye yagaragayemo, abantu bakavuga ko ariyo magambo afitanye isano n'ubuzima yanyuzemo. Kuva mu buto uyu musore yakubiswe inkoni nyinshi, izigaragara n'izitagaragara, afungwa inshuro nyinshi kubera kugirwaho n'ingaruka n'amateka mabi, bigatuma umutima umuyobereza mu nzira z'umwijima kugira ngo abashe kuramuka, nk'uko turaza kubireba byose. Kimagwema nkubwira yamaze imyaka isaga 10 ku gasima, isi mukaranga, ariko uyu munsi yishimira kuba ari mu gihugu cya Canada. Ibintu byagoraga benshi kubyiyumvisha uko byagenze kugira ngo yisange aho hantu. Nawe ubwo umubajije uko yisanze muri Canada, nimwohera kubigusobanurira. Ahubwo mu magambo make akubwira ko nk'uko agacupa karerembera hejuru y'amazi, ari nako nawe yisanze muri Canada. Nubwo nta mpamvu n'imwe yari afite yashobora gutuma yizera ko Imana izamuhindurira ubuzima, gusa yizeraga ko ndetse akavuga ko umunsi umwe izuba rizamurasira. Ariko si ubundi ni ubuhe buzima bukakaye yanyuzemo kuva mu bwana bwe, kandi byatewe n'iki ngo abwisangemo? Ibyo byose n'ibindi ufitiye amatsiko nje ngiye kugusobanurira binyuze muri iki kiganiro. Ikaze kuri Next Hope TV, aho twibanda ku mateka n'ubuzima bw'ibyamamare ndetse n'abandi bantu bafite ubuzima bukakaye bagiye banyuramo. Kura subscribe kugira ngo usayicuka n'ibiganiro byacu. Naho ngiye wumva ni Jojo 12 nguhaye ikaze. Amazina ye ni Shema Jimmy, gusa yamaye ku izina rya Kimagwema. Kimagwema ngo ni izina yahawe n'abana babanaga ku gasima, rikaba izina ngo yahawe bagendeye ku myitwarire ye. Yahuraga n'iyo umuntu witwaga Kimagwema wabayeho mu mateka y'ikinyejana cya 19. Kimagwema cyangwa se Shema Jimmy yavutse ku itariki ya 16 z'ukwa mbere 1996. Avukira mu buhungiro mu gihugu cy'u Rwanda kuko ariho ababyeyi bahungiye bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko kuvukira ishanga, byongeyeho kandi akanisanga mu mubyara ari umupfakazi, ari ibintu byatumye isi mukaranga, abaho mu buzima bushaririye bwatumye ku myaka y'10 ajya kuba mu buzima bwo ku muhanda, kuko ngo yarebaga agasanga ni imfura ariko idafite ikimariye urugo. Bituma yigira inama igira iti, reka mere musige ibifu byaba petit frere asigara byitaho, ngiye kwigira mu mihanda ya Kigali. Muri 2006 ubwo igikombe cy'isi cya 2006 cyari kimaze kurangira, ku myaka 10 nibwo yatangiye urugendo rwo kuba kure y'ababyeyi. Mu yandi magambo nibwo yatangiye ubuzima bwo ku muhanda. Muri 2008 Kimagwema yaje gukurwa ku muhanda, ajyanwa mu kigo cyafashaga abana bo ku muhanda, bitewe nuko rimwe na rimwe
bamwe mu babareshaga inkoni. Byaje gutuma muri 2009 nyuma y'umwaka umwe gusa atoroka icyo kigo yisubira mu buzima ku muhanda, kuko ngo yaratekerezaga ati aho kugira ngo nkubitwe inkoni z'ubusa najya nzikubitwa narashe boro y'umubozi. Avuga ko bwa mbere bamutwara mu nzererezi yari afite imyaka 11. Icyo gihe ngo yajyanwe kwa Kabuga ahamara amezi 6. Avuga ko bwa mbere yisanga mu kigo ngororamuco yabonye impamvu yo kwiyakira, kuko we nubwo yari imfubyi ku mubyeyi umwe, mu gihe hari abo yabanaga nabo muri icyo kigo bari imfubyi ku babyeyi bombi. Avuga kandi ko n'ibikomere byo ku mutima bitari bimwe, kuko harimo n'abarwanaga n'ibikomere batuye na jenoside, kandi akabona bamusha kwiyakira, ibyo bigatuma nawe yiyakira. Avuga ko yari inkoni zitabarika bitewe n'uko inshuro nyinshi yakundaga gufatwa yibye, ugasanga isoko ryose ryamuteraniyeho, ndetse ngahari aba yaranapfuye, nuko ngo yari umwana batamukubitaga nk'umuntu mukuru. Muri 2014 ku myaka ye 17 ari hafi kuzuza 18, Kimagwema yajyanywe Iwawa ajya gufata amasomo, aranatsinda, gusa ngo guhinduka biranga kubera kurworwa no kwibatira ingeso mbi zari zaramubase mu buryo bukomeye. Ibintu byatumye yongera kwisanga imihanda. Avuga ko kandi ko nubwo guhinduka byaramubereye ihurizo rikomeye, gusa ngo mu mutima we yahoraga yibaza ati ese ni gute ubuzima bwahinduka nanjye nkabona impinduka zingezeho, kuko ngo hari abana yagiye abana bo mu bigo akabona barahindutse barasubiye ku ishuri bakamucaho ari ku muhanda bakanamusuhuza, akabona banaberewe, gusa ngo muri we akibaza impamvu ibyo byiyumviro we bitamubamo. Muri 2017 Kimagwema yongeye kujyanwa Iwawa n'ubundi akora ingando arayirangiza, birangira afashe umwanzuro wo kutongera gutaha mu mujyi wa Kigali, ahubwo afata umwanzuro wo kujya mu muryango, yongera kubana n'umubyeyi we ndetse n'abavandimwe be bari bamaze igihe kirekire batazi n'aho aherereye. Avuga ko uko yashoboraga gutekereza ku bana babanaga mu bigo bari barahindutse no kuhazaza he n'uburyo yahubaga, kandi akabona kubaka bidashoboka mu gihe kimwe akora n'urumogi, byagendaga bimuha impinduka gake gake. Nubwo kuva mu buzima bwo ku muhanda byamugoye, amaze kubusezeraho nibwo yatangiye kwicuza, kuko ngo akurikije igihe cyose yabumazemo, iyo yihanganira ubuzima yari abayemo akaguma mu rugo muri iyo myaka yose yamaze ku muhanda, aba yaragize icyo ageraho gifatika. Ati naricujije ndavuga nti iyo nihanganira ubuzima nari mbayemo nkaguma mu rugo mu myaka yanjye 11 mba narageze ku kintu gifatika, kuko burya guhunga si uwo muti, kuko iyo uhunze utarwanye kiba ari ikibazo usize, uba ugomba kuzagaruka ukagiheraho. Uyu munsi wa none Kimagwema ashimira Imana mu buryo bukomeye cyane kubwo kumukura mu buzima nk'ubwo, ndetse akanayisaba ko icyizere yamugiriye yaga igikwirakwiza no mu bandi bana bo ku muhanda. Kimagwema ashimira fondasiyo yitwa Minds Reps, kuko ngo nayo yagize uruhare rukomeye ku mpinduka zabaye ku buzima bwe. Akanashimira byimazeyo fondateri wayo witwa Rebecca Davis, kuko ngo yamubereye umubyeyi, ndetse ngo iteka ryose azahora amwita umubyeyi, kuko ngo ari muri Mind Reps nawe yanigiye gusoma neza cyane, anigishwa n'icyongereza. Kimagwema avuga ko imvugo igira iti ibyiza biri imbere ari imvugo gukora ku muntu waharaniye impinduka zo kugendera ku murongo mwiza, kuko ngo akenshi turimburwa no guhitamo nabi, kandi twe dufite amahirwe yo kuba twahitamo neza, ugasanga tumaze igihe kinini turira, kandi ari twe twikuririye ayo marira. Burya koko ngo nakuri Imana itagukura. Kimagwema waciye mu buzima butamuhaga icyizere cy'impinduka n'ubuzima bwiza, ubu ari kumwenyura muri Canada. Icyizere cy'ubuzima bwiza kirasendereye. Ngayo nguko rero, ngayo mateka ya Kimagwema, ngo ubuzima busharire yanyuzemo, ariko uyu munsi wa none akaba ari muri bamwe mu bantu bashima Imana cyane babayeho mu buzima butandukanye n'ubwo yahozemo.
ni nawo musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Njye wumvaga nitwa Jo 12. Naho ubutaha Imana ibarinde.